ibyo bintu mwuka byaramwe nanjye narabibonye. Really I was very surprised. Byarancanze ndimo ndi kurya iryo rendaze mu kanya gato ngira umwana w'umukobwa wari uhari, ese giko muri aho wamaye ku mazi sinarenye hari nicaye, inzuki ziraza zije abantu batangira kwihungura bihungura biruka. Ayo makuru ntabwo navuga ko ari ay'ukuri. Uwo bavugaga ko yanatse ayo mazi nawe yasohotse mu bandi bakiriya, ndetse nasanze yari afite igikombe kirimo icyayi, afite n'irindazi mu ntoki. Wakomye amashyi nimba ari gatatu, maze gukoma amashyi inzuki zitangira kwinjiramo. Ibyo ngibyo se nibyo? God bless us. Imana niba koko Imana ibaho, ntanashidikanya Imana nibibaho, icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Uko byabereye hari yansohotse n'agatasi kanjye nanjye nk'uko abandi bari guhunga, naje guhagarara hanze, mpagaze hanze guhamwana atari ko uyu musaza yatsa amazi kandi avuyemo nyuma ati ni wabiteje. Ndashaka uwo muntu azafatanya n'uwo muntu washoboye kumpara bikagahagarara hanze akanatanya. Nta kibazo mfitanya na Letiko cyangwa with any company na Letiko irarengana, ntabwo ndi umukozi wa Letiko. Umukozi witwa Rembo ntabwo ari umukozi wa Letiko, ndetse nta nubwo yigeze anadukorera, nta nubwo tumuzi. Natanze ikirego bitewe naho cyabereye. Ibyo yakoze ntabwo twiteguye kumeza imbabazi nubwo aza kabidusa, kandi mu by'ukuri nta nubwo kuvuga ngo yadeze imbabazi nyuma yuko dusohera yatangaza. Wabonye indi nkuru yatangaje ivuguruza yasa naho avuga yuko twe duhanganye nawe. Kuko ubu ngubu kugeza n'ubu ndi ikivumwa mu gihugu, abantu bose baravuga ati Mana Nyagasani wa musaza n'abandi hanze mu bindi bihugu barimo barahamagara. Niyo mpamvu nagiye no gutanga ikirego no kuri polisi rwose, ndashaka kumureba. Nk'abanyamakuru mujye mubanza mushishoze, mubanze mubaze n'amateka y'uwo muntu, aho hanakorera bimeze bite. Ntiwamenya niba ari abakonkera bashaka kutwicira izina bamunyuzemo. Twe ntabwo ntabwo tuzi ikibimutera, ariko ikigaragara nuko we atumazeho iminsi, ari niyo mpamvu tutazabirekera ahangaha, tuzabigeza mu zindi nzego zirenganura zikaba zaturenganura. Yes, kubarimo gukurikirana BigTown TV, mwonje mwiriweho amakuru yanyu, ndashaka ko mumeze neza cyane kandi mukamurimo gukurikirana BigTown TV buri munsi buri gihe buri kanya. And even right now I go by the name Papy and this is BigTown TV. Uyu munsi tukaba tugiye gukora investigative story, cyangwa inkuru yo gushaka kumenya ukuri. Ese kumeze gute, cyangwa ibi bintu tujye twumva cyangwa tukareba ku ma TV yacu biba bimeze gute, ese bifite ukuri kwabyo. Ejo bundi byari ibintu bitangaje cyane hano mu Rwanda. Ni inkuru yasesekaye hano henshi atandukanye, barimo kuvuga ngo hari umuntu bafatiye Nyabugogo muri restaurant. Uyu muntu yagiye muri restaurant afata irindazi, mu kurirya irindazi riramuniga, rimaze kumuniga irindazi ahita asaba amazi muri iyo restaurant. Mu gusaba amazi ntago bamuhaye amazi ngo barayamwimye, niko inkuru ivuga. Maze inyuma yo kumwima uyu mugabo yahise avuga ngo okay sawa, reka nje kubateza igihombo cyangwa guhagarika business mu masaha makeya gutya. Urumva ngo yahise ahamagara inzuki ziraza ziruzura aho hantu muri iyo restaurant. Inkuru yakozwe n'umunyamakuru kuri BTN akaba yitwa Papy Valens Ndahiro. Yakoze iyi nkuru inyuma yo kwikora hashize kanya gatoya ninje muri Twitter ya Ritko, naho nasanze harimo stories zitameze neza zirimo kuvuga ngo uyu munyamakuru bavuga ntabwo ari umunyamakuru wacu, usibye ko uwakoze inkuru maybe barashaka kudusebya cyangwa gusebya company yacu. Nuko nguko byatangiye. Nanjye ndavuga ngo nimba ari uko bimeze ko bikaze cyane Ritiko ibyinjiyemo, reka dushakishe inkuru cyangwa ukuri kwayo kugira ngo tumenye what is going on. Aka kanya ubu ngubu tukaba tugiye gufata urugendo tugende gushaka uyu mugabo barimo kuvuga ngo ariwe wateje inzuki ya Nyabugogo. Tujye kumushaka, nitumara kumubona tujye dukomeza turebe hahandi bateje inzuki muri iyo restaurant naho bimeze gute, naho turaza kuhinjira. Inyuma y'ahangaha nje gushaka ubuyobozi bwa Ritiko, nabwo kugira ngo bubashe kutubwira uko bimeze. Uko ariko kose iyi nkuru ndimo kubabwira iri kuri BTN, yakozwe na Ndahiro Papy Valens,
yakozwe ku itariki ya 6 mu kwezi kwa 10 nubwo bapostinze iyi nkuru imaze kurebwa n'abantu 117. Ni inkuru ifite likes nyinshi ariko ifite umutwe uvuga ngo karabaye Nyabugogo umugabo yaguze irindazi asabye amazi yo kuri mirisha barayamwima abateza inzuki. Iyi ngiyi niyo tugiye gukurikirana aka kanya, ibindi byose maza kubimenya ni kuri BigTown TV. Let's go my people. Murimo gukurikirana BigTown TV, hano turi i Nyabugogo. Nyabugogo ejo bundi ngira ngo mwarakurikiranye amakuru yatanzwe na BTN TV. Kuri BTN yaciyeho inkuru ivuga ngo hari umusaza yagiye muri restaurant, amaze kugera muri restaurant asaba irindazi ngo riramuniga, imaze kumuniga asaba amazi barayamwima abateza inzuki. Uyo muntu bavugaga ngo yateje inzuki muri iyo business, tukaba turi kumwe nawe hano. Twagejeje kubaza abandi bantu barimo kutubwira ngo oya ibi bintu ntago bishoboka. Ese nibyo? Hano i Nyabugogo azwi nka Rembo, tukaba turi kumwe nawe hano no musaza, reka abanze twibwire maze adusobanurire ku bintu yavuzweho mu minsi ingahe ishize. Ubundi nitwa Sentore Fred Rembo. Sentore it's a family name, ni izina ry'umuryango. Nitwa Fred Rembo. Hanyuma ibyo bintu mwuka byaramwe nanjye narabibonye, really I was very surprised, byarancanze. Urabona hano muri gare haba ibintu byinshi bitandukanye. Yeah, I was in that restaurant, narindi muri iyo restaurant nk'abandi, as how you can go to restaurant nkuko wajya muri restaurant nk'abandi. Turi muri restaurant koko mu minota mike, nta nubwo ari irindazi gusa, ni canteen, it was even a restaurant yari canteen, na ka cyayi na ka keke bambwira ibiki mbona keke, hari ukuntu bitari byiza ko ari keke, ndavuga ni mu irindazi n'imyaka mfite burya nkunda kwa icyuma nkakubwira no I can not hold this andazi nake cyuma nikatira irindazi. Afterwards ndimo ndi kurya iryo rindazi mu kanya gato ngira umwana w'umukobwa wari uhari, ese giko muri aho wamaye ku mazi, se niba bafite amazi asanzwe. Bantu bareba, hari abantu bandi ku ruhande bamaye ku mazi, ati nta mazi ahari. Ndaceceka. Haciye iminota mike mbona ari gutanga amazi, niba ariho bari bakiyazana simbizi. Ntabwo se giko wanyimye amazi kandi ndi kureba uri kuyatanga. Umukobwa atoya, niba navuye ko nta mazi ahari byihanganire nta kibazo. Ngahina n'umwana wari undi ku ruhande, ntariko rero abanyimye amazi bayatanga, se bimeze bite? Ibintu birangiriraho. Ayo mazi wakaganiya yandi yo muri Nili nkaya ngayo ufite cyangwa? No.
kuko iyo kantini muri gare nawe urabizi ku muntu ufite ubwenge bitewe n'uko bagaburira ushobora kugira andi mazi utegura yo kunywa yo mu kabido adacuruzwa. That's what the water which I wanted. Noneho mu kanya gato nambwira tuva ati nta kibazo niba wayabonye gendo yihe. Ati mbwira undi mukiriya wari undi ku ruhande ni wa muntu nyumvira umwana uko ansubiza ngende niha amazi birashoboka se. Tukiri aho rero dukomeza kurya no kuganira nibwo ibyo bintu byabaye haza inzuki n'iki. Inzuki zaje muri restaurant wari ukirimo cyangwa wari wavuyemo? Odeya nari nkihari nicaye inzuki ziraza zije abantu batangira kwihungura biruka nko kwiruka nyuma ariko mu kanya gato nza gusohoka hanze nsohotse hanze ariko nasohotse nabwo bahamagara ati muze sohoka muri restaurant ibibazo ntubireba ntariko se murabizera kuko ngiye burya ndi umuntu ukunda Imana. Inzuki nazitandukanya n'amavubi ariko ari turiya ni utunyamaswa nabo ni inyamaswa nkatwe. Ese numva rero ukuntu inzuki zakwinjira hariya zikambuza amahoro. Ndi umuntu usenga, ndi umuntu wabayeho cyane mu bantu, ndi umuntu uzi icyo nzi icyo nakabaye ngiye gutekereza cyangwa gusenga Imana kuko nabonaga inzuki ziri ko nta ruyiki ruri kundya ubwo zuzuye ibikombe maybe zari zakurikiye sweetness. Urabona nawe Nyabugogo ko hameze. So noneho biriya bintu byavuzwe ngo bamaze kukwima amazi ngo wanizwe n'irindazi usaba amazi barayakwima. Bamaze kuyakwima wakomye amashyi nimba ari gatatu maze gukoma amashyi inzuki zitangira kwinjiramo. Ibyo ngibyo se nibyo? God bless us. Imana nimba koko Imana ibaho ntanashidikanya Imana nibibaho icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa totalator ni ibintu isamashyi nyakoma ndi muri make ntaba ngiye mu kwizera ko ndi ko ibyo nanjye njya mbyumva ariko no my friend. Ndareba ndatekereza ndi umuntu ariko ibyo bintu ntabwo byabayeho nkoma amashyi Mana Nyagasani ahubwo cyanyereka uwo muntu kuko byaje kunangaza nyuma uko byabereye hari yansohotse n'agatasi kanjye nanjye nk'uko abandi bari guhunga naje guhagarara hanze mpagaze hanze wa mwana atari ko uyu musaza yatsa amazi kandi avuyemo nyuma ati ni wabiteje bihera aho ngaho bade muze nyese ibi niki ibi tutunoza niba tuje turaza n'ubundi tugende ni nk'uko nawe waterwa n'udushishi uzo dushishi nituza mu rugo iwawe uzavuga ngo nabwo nabazimu cyangwa ni ibicyaro wabigutereje. No, I do not believe with those things. I'm very sorry. Ni ibintu bitabaho, ni ibintu ntanemera mutima wanjye, ni ibintu bitabaho rwose. Ese niki cyatumye bahuza ukuntu irindazi ryakunize gusaba amazi kwawe no guteza inzuki kubera iki babihuje? Mu nkuru duheruka kureba bakavuga ko ari Rembo niwe wateje inzuki nyuma yo gukoma amashyi atatu. Ni kubera iki bahuje iyo story na? It could be better wenda kugira ngo usobanure neza ni ibintu bitasobanukwa ni ibintu bitanabaho. Abo bari babihagazeho ngiye nkoma amashyi kweri amashyi yakoma gute ngiye mu kwizera kwanjye wenda nshobora no kuvugana Mana mbabarira muri iki ngasenga hanyuma Imana igakora ikintu igitangaza kuri ngiye nk'umuntu ukunda Imana ariko kumbwira ngo umuntu yakoma amashyi bigenda gute ndashaka uwo muntu azafatanya n'uwo muntu washoboye kumpara bikagahagarara hanze akanatanya kuko ngende umuntu wishogorekera wikorera ibyanjye right now nakubwira ko nta dress ifite ariko ndi umuntu mu bandi nakirwa n'abantu benshi abantu bose barangana. Ese muzerembo hari kandi gakoryo wigeze ukora hano Nyabugogo kameze nk'aka ngako cyangwa kugira ngo bahite bagukeka cyangwa bakakuvugira ko ari byo wakoze? Hari kandi kantu kadasanzwe wigeze ukora mu buzima bwawe cyangwa ibintu byo guhamagara inzuki gukorana n'inzuki n'ibindi bitandukanye nk'ibyo ngibyo hari ibyo wigeze ukora? Twanaciye kure cyane ahubwo natangajwe kumva uriya muntu amenye izina ryanjye se ibyo bintu nagiye kubyohereza ari uko byaciye ku mazina ye biratangaje cyangwa se basi uwo muntu wabimubwiye ko ariko bigenda cyangwa hari ukwanze abantu I have a lot abantu benshi na Nairobi bari kumamagara Tanzania Uganda barahamagara n'abandi ahubwo ko right now na phone mfite ariko baravuga ati Evan n'ibintu bitaba uwo musaza mwamubajije
mumubaze kabisa mumuduhe tuvugane n'abantu bazanira telefone kujya mvugane n'abandi bantu bari no mu gihugu mu ntara muzeyi nibiki ko ari mazina yawe ari we tuzi hariya ni nta foto ryanjye n'umuntu watangaje sinigeze mpagarara imbere byibuze ngo ambwire ati muzeyi ibintu bari kuvugaho ni ukuri wapi nta kura bifiteho ntaki anshyira ku mbuga nkoranyambaga no even on TVs imagine amazina yanjye aragenda ukabyara nta na kimwe nzi. Bamaze kwishyira hanze inkuru wabyakiriye gute? Wow, njye mu kubyakira before naranabimenya nagiraga ngo ndwa rugambo rwo muri gare y'amagambo y'abana uko bakubagana bavuga amagambo menshi ko muri gare burya gare itunze different itunze abantu batandukanye bitewe n'imibereho yabo. So bakomeza bavuga byinshi nyuma ariko nza gutangazwa umwana azana telefone atavugana n'uyu muntu ngiye kuvuga ni ngo iki ngiye ku ruhande naje kuvugana nawe nubwo bambwiye ngo nagiye ku nkoranyambaga njya kuri TV biranangaza uwo muntu uri kunshyira ku nkoranyambaga iyo anyegera muri gare kumba muri gare rere nkorera muri gare nakirwa muri gare nkataye wanjye ngatuza hanyuma nkagaruka kuki atanyegereye ngo ambaze ati muzeyi ibyo bintu hari icyo bizo nkuko namwe muje mumbaza nkubwiza ukuri nta kintu nzi uko kabyara we wabonye wenda n'ubuhamya bw'abaturage hariya buri muntu wese arakugatereka reka n'ibintu bitashoboka. Yego harya muzeyi usanzwe ukora iki? Wow, within this day rwose muri iyi minsi umuntu wikoresha. Okay, mu nkuru twumvishe ko bavuze ko ari umukozi wa Ritco company ya transportation ifite amabisi hano na Trinity hano mu Rwanda. Mu nkuru bavuze ko uri umukozi wabo kandi twagiye no kuri Twitter dusanga Ritco yanditse ngo uyu muntu barimo kuvuga ko ari umukozi wacu ntabwo ari umukozi wacu barimo gusebya company yacu ntabwo yigeze nadukorera ibintu nk'ibi bimeze gute uri umukozi wa Ritco urimo gusebya company ya Ritco muri ibyo bikorwa barimo kuvugaho cyangwa bimeze gute we n'icyo wabisobanura? Rere ndasaba n'imbabazi imbere y'Imana nta cyaha mfite n'abo bantu ndavuga ko barengana kuko uretse na Ritco amabisi yose abantu bose nakoranye nabo bose barimo baragenda bahamagara. First of all maze igihe muri transport I'm transporter guhera like 2008 I think so. Nera muri za Gasomva muri Gasonja muri ibuka na Tracom gitangira kujya Kampala ni nanjye muntu wa mbere bihotesheje kubera bushapo n'abantu ukuntu bankunda. From there nza kujya muri Kampala coach nkorana nayo ivamo nza kujya kuri Bahama Blessing. After Bahama Blessing nibwo rure Trinity yatangiraga gutyo. Rero nyuma y'ibi by'ejo bundi corona nibwo habaye icyo kibazo cyo ko bisi nta bisi nemwe yemerewe kujyana umuntu twese tubyihanganira gutyo n'abashomeri benshi arabakonvera ari iki ariko buri umwe aragenda ashugurika kwe. So mu gushugurika kwe nanjye niko ngira nk'abandi kuri Ritco sometime nkaba ndi mu byanjye nigendagendera ariko ari nta kibazo mfitanye na Ritco cyangwa with any company na Ritco irarengana ntabwo ndi umukozi wa Ritco. No ntabwo ndi umukozi wa Ritco. Biterwa n'abagenzi uko banze baramagara muze turashaka imodoka ijyaha cyangwa bigaterwa nuko twahuye nkagenda mba addressing ariko ndi umuntu uhembwa n'abantu rusange kugeza n'ubu nta kazi ndabona ariko ndabizi. Ukora nka conductor ukora nka director ukora gute? Which conductor which director nyine hariya Nyabugogo akazi ka? No. Ngaho ugiye kumbwira ko hari ikintu wambaza gare ubu wakurikirana umuntu wese uzanye umugenzi cyangwa umuntu wese uzi winjira muri gare nta mupaka uhari. Iriya ni gare yakira abanyarwanda rusange inshuti yanjye. Iriya ni gare yakira abanyarwanda rusange aho nkubwiza ukuri ko ntari umukozi wa Ritco. In the name of God ntabwo ndi umukozi wa Ritco ni uko mbitekereza wenda bagira kuba yaranababajwe. Yes warimo kubisobanura neza uraza gukomereza ngaho yarababajwe kumva inkuru ngo umukozi wabo yateje inzuki hano Nyabugogo
kuri restaurant ngo nimba ari canteen sinzi uko ariko kose ariko ngo yateje inzuki Ritiko irababazwa ijya no kuri Twitter irabyandika ugiye no kuri Twitter ya Ritiko ubungubu wabisanga barimo kunyomoza bakavuga ngo uyu muntu barimo kuvuga ngo yakoze ibyo ngibyo baramubeshera ntabwo ari umukozi wacu kandi ibyo bintu byo gusebya company yacu ntabwo ari byiza so ubyumva gute uburemere bwayo imagine and consider turetse na Ritiko ku bwayo nanjye ku bwanya ndavuga sa nkaho nta buzima mfite icyambere ndasa nk'umuntu wahungabanye mbona umuntu ngahonga ni gute nakwegera mugenzi wanjye twajya kuganira ati utanteze uki imagine ibyo byonyine nanjye ku bwanya nta mutekano mfite ari nayo mpamvu navuze ni no it cannot be reka negera babishinzwe bari uko babikurikirana watanze ikirego natanze ikirego rwose natanze ikirego bitewe naho cyabereye natanze ikirego kabisa nagitanze Nyabugogo ku icyo kirego niho cyabereye sinari kugitangaho ntuye sinari guhamagara nde ngo ndavuga icyo kirego nahereye hariya kuko kuri polisi ya Nyabugogo impamvu nimwe ari nuriya wakurikiranye ayo makuru yari kunyegera nk'umuntu akambaza ese Rembo koko niba Rembo cyangwa bashidikanya hari undi Rembo akambaza ubuhe buhanga ukoresha akamba nkamuhakanira cyangwa nkamwemerera ukabyarawe ariko aho abantu umuntu guhagarara koko ukamutangaza bigezaho ni ibintu bitashoboka ni ibintu byarambabaje mbega even ubu ndwaye umutwe kumara icyumweru ntagiye kuvuga bike nta n'ibindi nakurikirana kuko ngewe ngira ubuzima bworoshye ndimba mutima ndi umuntu uganira n'abantu bose ndi umuntu witonda mu kinyarwanda burya nibuze imba mutima that's how I am ndimba mutima mu buzima busanzwe ariko sinshaka kumva nka Ritiko tekereza Ritiko yabigendeyemo kubera maca cyangwa nganira n'abandi kindi cya kabiri akazamo kuba banze muri gare ariko byarantangaje kureba nuriya muntu adashobora kunshaka muri gare sinigeze macika nagumye muri gare ese polisi yo kuri gare nimba itari bukurikirane neza icyo kirego cyawe watanze hari indi gahunda yo gukomeza iki kirego kikagera ahantu kure maybe umunsi umwe mukajya no mu rukiko cyangwa kuri RIB n'ahandi I'm sorry on my side it depends bizaterwa njye ubundi mbere yuko munaza no kumvugisha hari ikintu nari natekereje niba byose ndabikora kubera umujinya uriya mwana iyo mba nari mbonanye nawe wihutiye iyo nkuru yari kuza nkambaza neza ninde waguhaye iyo makuru ninde wabikubwiye kuko ubu ngubu kugeza n'ubu ndi ikivumwa mu gihugu abantu bose baravuga ati mana Nyagasani reba wa musaza n'abandi hanze mu bindi bihugu barimo barahamagara uwo musaza se ni ibiki atari ibintu bibaho hano mu Rwanda ndumva maybe after umwana wavutse intambara ikirangira bafite imyaka ingahe imyaka mfite no hari ikibazo umuntu yaba yarangiranye naho nacyo gisa n'icyo so ikintu cyambabazaga uwo mwana no kuyanyisha kuva yakira amakuru y'ibinyoma yarangiza akanyihisha so niyo mpamvu nagiye no gutanga ikirego no kuri polisi rwose ndashaka kumureba mvugane nawe rwose ankoreho iki kibazo I'm not the one inzuki se nihehe zitajya inzuki ninde utazi inzuki uramubwira iki umunyamakuru wakoze ibyo ngibyo cyane namubwiraga rwose ni kimwe nta kindi mukeneyeho naze twegere tuganire ambwire neza ukuntu yihutiye ikinyoma kitari cyo kandi abantu rwose tuvugishije ukuri wenda niba wanaje umbaza utese muze byakugendekeye gute ni nkuko nabandi bari kumbaza ariko n'uwo munyamakuru yari kunyegera akambwira ati muze ikamanze ndebe byagenze biti murakoze cyane harya amazina witwa nakubwiye ko nitwa Senore Fred Rembo nta wundi muntu witwa Rembo hano muri gare ni ngewe noneho niba yaranemenshonize ahantu nkunze guca n'abakiriya n'iki niganiriro kwanjye ariko ni ngewe nta wundi Rembo uri muri gare babikurikiranye baravuga bati no kuri televiziyo namaze bambe ntaze na sura yawe nake ariko niwe bari kwemeza so icyo kintu nicyo nshaka kwikoraho murakoze cyane muzerembo arimo kuvuga ngo ntago ari njewe barambesheye
yakomeje kubihakana ubu ngubu akaba amaze no gutanga ikirego kuri polisi ya hano Nyabugogo kugira ngo umunyamakuru watangaje iyo nkuru idafite ukuri kuko muziwe yavuze ngo ntago yigeze abikora byo gukoma amashyi ntago yigeze abikora Inzuki ngo zaraje ariko ntago ari we waziyamagaye kandi asanzwe akorera hano Nyabugogo kandi ibyo bintu nta nubwo bamuziho kuba arimo gukurikirana BigTown TV reka tukomeze gukurikirana iyi nkuru turakomeza kubamenyesha ibindi byinshi bitandukanye stay there until the end of the show. Yes, kuba arimo gukurikirana BigTown TV tukaba twageze hahandi Nyabugogo habereye cya gikorwa bavuze cyo guhamagara Inzuki umumama nyiraho ufite ikantini nimba ari restaurant sinzi kuntu nahita iri Nyabugogo hano indani tukaba twahuye nawe byinshi ari budusobanure reka banze twibwire. Nyandiko muzima Liliane. Okay, uwo munsi byagenze gute twumvisha amakuru yatangajwe na BTN bavuga ngo muri kantine yawe hari umupapa yaraje gusaba cyo kurya ngo bamuhereze irindazi amaze kurya irindazi riramuniga asaba amazi mu gusaba amazi ngo urayamwima mu kuyamwima ese bateza inzuki ese ayo makuru nayo ukuri? Ayo makuru ntabwo navuga ko ari ay'ukuri kuko cyabaye nko hagati yo mu masaa 7 n'igice saa 8 ngewe nari ngiye muri banke ya Copedu hanyuma numva umwana arampamagaye ambwiye ko inzuki zibateye nk'umukoresha nahise mva muri banke nza kureba ikibazo gihari mageze mpasanga inzuki mpasanga n'abakiriya benshi bamwe basohotse batishyuye ntabwo nigeze ngira umutima wo kubabwira ngo nibanyishyure oya ahubwo nanjye narebye nk'uko abandi bari kureba ibyuko hari umukiriya wasabye amazi bakayamwima ntabwo byabayeho kubera ko uwo bavugaga ko yanatse ayo mazi nawe yasohotse mu bandi bakiriya ndetse nasanze yari afite igikombe kirimo icyayi afite n'irindazi mu ntoki bivuga ko rero amazi yo ntayo yatse ko n'abana narababajije bambwira ko batigeze bumva yaka amazi ibyo kandi bigahamywa nanone n'abandi bantu bari bahari babona uwo mukiriya nyine nawe yasohokanye icyayi n'amandazi ahubwo abana banambwiye ko yasohotse mu bandi avuga ko we yamaze kwishyura batari bumwishyuze nuko byagenze niyo makuru abana bampaye. Biriya bavuga ngo yigeze gusaba amazi ni ikinyoma ntabwo ari ukuri? Ni ikinyoma cyane. Inzuki se kuntu zateye naho ashobora kuba ari ikintu kidasanzwe cyangwa maybe ari ikintu gisanzwe byo ubisobanura gute? Urumva nubwo ntari mpari ariko namwe murabibona hano duteka icyayi kirimo tangawize kirimo mu cyayi yewe dushyiramo n'umwenya tuba twashyizemo rero ibyo birungo kandi bya naturere kandi namwe murabizi neza ko inzuki zikunda ahantu hari agahumuro keza ngiye ntekereza ko zaje zikurikiye ako gahumuro kuko n'ubundi mu busanzwe hazaga uruyuki rumwe ebyiri eshatu se zumva ako gahumuro nyuma yaho maze gutuza nibwo abantu bakuru bambwiye bati inzuki iki gihe zishobora kuba zaje zikurikiye impumuro hakaza rumwe noneho n'umwami waza niba ari umwami niba ari umwamikazi nawe ngo hari igihe yimuka zikava iyo zari ziri zikagenda noneho zahagera zakumva ako gahumuro rero zikagwa aho ngaho niko nabashije kubitekereza se cyangwa niko n'abantu babashije kubitekereza ariko ibyo kuvuga ko ari amarozi nta gaciro nabihaye. Nawe uri kubona uruyuki nawe uri kubona uruyuki nyine ni ukubera ako gahumuro k'icyo cyayi kandi uri kubona ko kandi uri kubona n'abakiriya barimo nta by'amarozi ntabyo nigeze ntekereza nta n'ibyo mbona. Ufata nk'ibintu bisanzwe bibaho bishobora kubaho anytime?
ngewe nabifashe nk'ibintu bisanzwe kuko n'ubundi uretse nawe bagiti nawe hari igihe uba uri nko kugenda cyangwa se uri nko hanze ukabona nk'inzuki nyinshi ziri kugenda mu kirere rimwe na rimwe cyane cyane nk'abantu baba mu cyaro bo barabibona wenda hano uko ari mu mujyi nta bimera byinshi biba bihari ziba zikurikiye ariko hari igihe uzibona ari nyinshi ziri kugenda n'ubuze aho zigiye ntabwo rero wavuga ngo kuzibonye zigenda nta marozi kameme nk'umuntu watangaje iriya nkuru wamubwira iki cyangwa abayumvishe urababwira iki abantu batangaje iriya nkuru rero cyane ni abanyamakuru nk'amwe mwese baje bumva ibyo abantu ba hano Nyabugogo bavuga hano Nyabugogo haba abantu batandukanye kandi bafite imyumvire itandukanye hari abantu baba basobanutse ndavuga mu myumvire hari n'abandi bumva ikintu icyo ari cyo cyose bakunda byacitse mbese nk'abanyamakuru mujye mubanza mushishoze mubanze mubaze n'amateka y'uwo muntu aho hantu akorera bimeze bite afite iyihe myitwarire batangaza inkuru bahagazeho neza yego yuriya muntu wari usanzwe umuzi se Rembo ni umukiriya wawe wari usanzwe umuzi hano Nyabugogo Rembo ni ubwa mbere nari mubonye muri iyi nzu nta nubwo kwanza namubonye ahubwo nuko naje nk'uko abandi bari kuzireba nuko namusanze aho ngaho ariko mu bakiriya nakira buri munsi kandi hano makoreye igihe kirekire isura ye ntabwo nakundaga kuyibona ariko abandi bambwiraga ko nyine uwo mukiriya akorera muri gare mama ushobora kutwereka ahantu hari hatewe n'izo nzuki uwo munsi byari bimeze gute ni hehe yitwa Junior okay yes tukiri muri kantini y'uyu mumama iri hano Nyabugogo batubwiye ngo dushake umuntu witwa Junior atwereke ahantu inzuki zateye Junior ari he Junior okay wanabisobanurira tu ni hehe hano hejuru niho zateye okay oh nice ngira ngo murimo kubabona barimo kwicana BigTown TV hano niho inzuki zateye hatangazwa inkuru ko Rembo ariwe wazihamagaye ariko uyu mama yavuze ngo ni ibintu bisanzwe ndabona n'inzuki nyinshi hano ngo ni ibisanzwe ninde wari urimo hano uwo munsi wowe wari uhari ntabwo wari uhari yaruhutse nawe uhari ni day yes ariko ngira ngo mwahabonye hari ibintu biryoshye by'amasukari inzuki zishobora kuza Rembo yabihakanye ko atari we wazanye inzuki uyu mama nawe yavuze ko ari ibintu bisanzwe so sinzi namwe murimo kureba BigTown TV muri kubyumva muri no gusobanukirwa neza gahunda uko zimeze reka turacyakomeza gukurikirana inkuru ndi byinshi ndakomeza kubibabwira mukomeze kuguma ngaho mureba BigTown TV stay there okay hano hantu turi niho bavuze ko byabereye iyo saga yo guteza inzuki turi hano Nyabugogo turacyarimo kubikurikirana byinshi ngira ngo mwabyumvishe arabavuga ngo nibyo harabavuga atari byo ariko nyirubwite muri restaurant aravuga ngo ntago byigeze bibaho uriya mugabo nawe yahise avuga ngo ntago ari we ntago yigeze abikora so ibindi turacyakomeza kubikurikirana maze tubikugezeho wowe urimo kurikirana BigTown TV stay with us and this is BigTown TV let's go man ngira ngo twavuye Nyabugogo turi kumwe gukurikirana iyi story y'umugabo bavuga ko yateje inzuki muri kantini yagiye gusaba amazi yagiye gusaba irindazi riramuniga nyuma y'ahangaho asaba
asaba ko bamuha amazi ngo barayamwima nyuma yangaho ahita ateza inzuki. Ni story ziri kuvugwa ariko twamushakishije nyir'ubwite yaduhakaniye aravuga ngo nta bushobozi bwo guhamagara inzuki afite, nta nubwo yigeze abikora. Tujya no kuri iyo restaurant cyangwa kantini tubaza uyu mumama nawe akomeza kubihakana. Ariko hagati ngaho story yahise ifata indi ntera kuko bavuze ko mu nkuru yakozwe na BTN bavuze ko umugabo wahamagaye inzuki ko ari umukozi wa Ritco. Twese tuza mu biro bikuru bya Ritco, ni company itwara abagenzi, niyo mpamvu nyuma yanjye murimo kubona amabisi menshi cyane. Twageze hano kugira ngo tubabaze, twahise tunyarukira kuri Twitter dusanga urwandiko rwanditswe na company ya Ritco, ivuga ngo umutwe w'iri tangazo uravuga ngo impamvu itangazo rigenewe abatugana n'abanyarwanda bose. Ariko muri iri tangazo ntago narisoma ryose, dufite legal advisor cyangwa sinzi icyo akora kuri Ritco, araza kudusobanurira byinshi kuri mwebwe muri mukurikirana BigTown TV kugira ngo ibintu byose tubishyire ku murongo kandi bigende neza. Stay with us, this is BigTown TV. Murakoze, nitwa Gahigana John, the legal advisor wa company ya Ritco. Yego, impamvu twaje hano kuri Ritco kugira ngo tuganire na legal advisor wa company, twabonye itangazo inyuma y'iyi nkuru y'umuntu ngo wateje inzuki ari Nyabugogo, avuga ko ari umukozi wanyu. Iyi nkuru yavuzwe ko ari umukozi wa Ritco. Turavuga ngo reka twegere company ya Ritco kugira ngo mubashe kudusobanurira neza. Ikindi nuko mwese munyaruka kuri Twitter mutanga n'itangazo mubisobanura ko atari umukozi wanyu. Turavuga kubera iki tutaza kuganirana n'ubuyobozi bwa Ritco kugira ngo budusobanurire ibyabaye. Murakoze kuza kutubaza, ngira ngo nkuko wari ubivuze uyu n'umwanya mwiza wo kugira ngo amakuru atangazwe kandi habayeho gutara inkuru uhereye imuzi wayo. Mu by'ukuri nkuko bivuze twebwe twabyumvishe gutyo mu nkuru nyuma y'amakuru yari yatambutse kuri BTN avuga yuko hari umukozi udukorera wateje inzuki iduka muri Nyabugogo. Mu by'ukuri nkuko mwabibonye mu itangazo twasohoye, uwo mukozi witwa Rembo ntabwo ari umukozi wa Ritco, ndetse nta nubwo yigeze anadukorera, yenda n'umunsi umwenda ngo byitirirwe kwigeza dukorera, ntabwo yigeze aba umukozi wa Ritco, nta nubwo tumuzi nk'umukozi wacu. Bityo byavuzwe muri iriya nkuru twe twayifashe nko kudusebya no kutwicira izina. Ngira ngo muri business murabizi, iyo ukora business haba ari n'abantu batakwishimiye urwego ugezeho. Ritco ni imwe muri company navuga yuko ntatinya kuvuga ko ari iya mbere mu gihugu ikora umwuga wo gutwara abagenzi n'ibintu. Mu by'ukuri rero iriya nkuru burya yatangajwemo wabonaga yuko ari umuntu ugamije kudusebya no kutwicira izina ndetse no kuba yagumura abagenzi batugana. Iyo urebye content yabivugiyemo nkaho Ritco ifite abakozi babi ukurikije message yatambutsaga, bigamije iyo urebye usanga yaragamije nko kuba yagumura abatugana kugira ngo be kuza muri company yacu bivuge ko dufite abakozi babi, kandi uriya mukozi si uwacu, nta nubwo tunamuzi. Twebwe twayifashemo yuko yaduharabikaga agamije kudusenyera no kutwicira izina ukurikije urwego tugezeho mu mwuga dukora. Ritco ni company ikomeye, kuba yumvishe iriya tanga cyangwa iriya nkuru yatanzwe na BTN no kubona itangazo ryanyu ryasohotse kuri Twitter, uko ariko kose mwafashe time yo kubitekereza neza kugira ngo musore na ririya tangazo ryagiye hanze, mwabyakiriye gute? Mwafashe izihe ngamba? Mu by'ukuri uko twabyakiriye ntabwo twabyakiriye neza. Iriya nkuru yatuvugaga nabe, nta kuntu twakwishimira iriya nkuru itwicira izina. Ingamba twafashe harimo kubanza guhumuriza abatugana, tubabwira yuko ibyatangajwe hariya batabifata nk'ukuri, kubera ko abatugana barazi serivisi tubahereza. Twebwe icyambere ko ari kubanza kubahumuriza. Ikindi turaza kuganira n'izindi nzego dufatanyije kuyobora, harimo urwego rw'abatwungana mu rwego rw'amategeko, turebe ingamba twafata kuri kiriya gitangazamakuru ndetse n'umunyamakuru dutangaje iriya nkuru itwicira izina. So ntago biri bugarukira no Ritco yafashe gahunda yo kubijyana mu zindi nzego. Okay.
aje kubasaba imbabazi byagenda gute bitaragera ahantu kure nawe uri umunyamakuru iriya nkuru ibarageze ahantu henshi hashoboka imbabazi wakabaye uzihereza n'umuntu nibura ukora kinyamwuga nk'uko waje hano mu nkuru yawe ngira ngo uvuze neza yuko wabanje kubonana n'uvugwa mu nkuru ubonana na nyiriduka rivugwamo yuko izo nzuki zagaragayemo uraje natwe uranaturebye mu by'ukuri iyi nkuru n'abari buze kuza kwibona barabona content y'iyi nkuru yuko yuzuye ubu se umuntu yaza kuza kugusaba imbabazi yagukoreye ibintu nk'abira byo kukwicira izina kandi yenda niba nta n'impamvu yo ndabisobanura uyu munyamakuru sibwo bwa mbere twebwe nawe tugiranye ibibazo yigeze kugenda avugana n'abakozi tutazi aho yakuye abita yuko ari abaritiko avuga yuko tutabahereza allowance tubisha inzara arangije inkuru arayitangaza mu kinyamakuru gikorera kuri radio na TV10 bigaragara yuko twebwe bisa naho amaze kubigira akamenyero tutazi inzika hayikura mu by'ukuri kuza kudusaba imbabazi twe ntabwo twabifata ntabwo twazimeze ko yatwiciye izina kandi iyi ni business muri business umuntu akwiciye izina ubu usubiye hasi intent ye yaragamije icyo yaragamije ni ukudusenyera izina nkuko nibivuze haruguru higeze adusebye muri ubwo buryo bivuze yuko twebwe rwose imbabazi ntabwo twiteguye kuzitanga iki ni icyaha ni ikosa mu by'ukuri ari hamijwe n'inkiko yabihanirwa nkuko itegeko ribiteganya ibyo yakoze ntabwo twiteguye kumeza imbabazi nubwo aza kabidusaba kandi mu by'ukuri nta nubwo kuvuga ngo yadeze imbabazi nyuma yuko dusohera yatangaza babonye indi nkuru yatangaje ivuguruza yasa naho avuga yuko twe duhanganye nawe kandi twe ntabwo dukora izina kuri we twebwe se twakora inkuru kuri uriya munyamakuru gute kandi warimo ahubwo twaza twe kugira ngo twicire izina akadukoraho ibintu bitari byo agamije kudusebya no kutwicira izina bigaragara ko atari ubwa mbere kuko wavuze mbere agikora kuri radio na TV10 yigeze kubikora ibingibi akabatangariza inkuru itabashimishije yabyongeye bwa kabiri mwebwe murebye kuri background hari ikibazo mwamufitanye n'uyu munyamakuru twebwe nkuko nari mbivuze ntabwo tumushakisha ahubwo niba dushakisha tutazi impamvu cye twebwe dushakaho ari na mpamvu nkuko nigeze kubivuga haruguru ntiwamenya niba ari abakonkira bashaka kutwicira izina bamunyuzemo twe ntabwo ntabwo tuzi ikibimutera ariko ikigaragara nuko we atumazeho iminsi ari niyo mpamvu tutazabirekera ahangaha tuzabigeza mu zindi nzego zirenganura zikaba zaturenganura so ntabwo biri buhagarare biracyakomeza yes murakoze cyane legal advisor murakoze namwe kandi tubashimiye uburyo mwataye inkuru kuva ku source kugera ku end kugira ngo ababibona n'ababyumva babone ko ari inkuru yuzuye yafashe impande zose murakoze asante iyi nkuru ngira ngo mwabyumvishe harabavuga ngo yego ariko Rembo wenyine nawe hari ibyo yivugiye umumama nyiri restaurant nawe yagize ibyo avuga kuva hano Nyabugogo BigTown TV reka tubabwiye ngo mukomeze gukurikirana story maze mukomeze no kumenya byinshi bitandukanye kubijyanye n'izi story murakoze cyane until next time this is BigTown TV I go by the name Papy mukomeze gukurikirana no gukanda subscribe until next time ciao ciao